ihangane rwose akusha kwirebesha nk'inyana mu ruhongo ntibiri bumuze kugongora uwo mutwe ariko n'ibyago imbayo kandi nawe byakubaho iyo ni imyitwarire y'umuntu ugiye gusenga nibyo nyine ndi kukubwira kuza uribata abantu mu nzira bose uhuye nabo iyo ni imyitwarire y'umuntu ugiye gusenga par accident ibyo bivuze iki mu kinyarwanda impanuka imbayo jya uvuga ikinyarwanda rero accident n'impanuka si ibintu bibi jya uvuga ikinyarwanda urumva undi wakarya nk'ishyikanora undi genda ariko ureke kugenda uribata abantu mu nzira urumva mwamuje gutereta cyangwa mwamuje gusenga mwamuje gutereta cyangwa mwamuje gusenga ibyo bintu mujye mubikorera mu rugo we nyuma muri korera y'urubyiruko mamagare perezida mwirukana show abana b'iki gihe utwo twarwa wagiye se ni ngombwa ngo mujyane akose koko muvande wagiye muvande watubabariye koko ako kagahungura mwese ko mutegereze n'iki aka gahungu ko gafite mo agusura mutegereze iki wanjye ndahagera na evening nkagera ariko sinjya nkubona niba unyihishange simbizi shagetswe nimboneka nimugoroba nyine niko ubu mwaje gusenga nawe wageze hano sangaye ngiye maze iminota 30 yose iminota 30 yose wowe nyine iminota 30 uskugana yari ikibazo kirimo kana ikibazo kirimo wose ko kimutaje ngo mwite mwinje ubu mwaje nakaje mukahita mwinjira mu iteraniro none se ngo amateraniro bwatangire kuganira amateraniro naratangira hari ikibazo kirimo ubu se nago wagenda ukaburamya ufatanye kuramya na worship team ni ngombwa se ngo ugende uri murabyigana n'abantu murwanira kwinjira mwese amateraniro yatangiye wagize impano zakari wakinji cyane nabonaga kuganira nta kibazo kirimo ariko hako uyu mukobwa nta nubwo nisishyashya uyu mukobwa sishyashya mugende mwinjira mu materaniro se mugende sari yabari gusaka ibiki ibintu byarakomye ubu abantu babaye babi niwamenya ibintu binjirana nukwanza ukabasaka ariko binjirana ibiki ubu urekeka ari abantu bangaye batiyuka kwinjirana ibintu bitemewe mu nzu y'Imana niba buri ibintu by'ibisasu ibiki cyo munyumvira abakristo dutunze nyumvira abanyetorero dufite ubuse utinya gupfa ibyo bisasu urabitinya utinya gupfa wowe inzira ikujyana kwa data urayitinya utinya kuyinyuramo si ukwitinya kundi urayitinya bivuge abasenze twasenze kera ubwo abantu mwarakonje nimukiri mu mavuta reka gutinya gupfa ibyo bintu ntago ari ibintu umuntu yagakwiye kubaho ni Kristo no gupfa niwe kandi iyo ni inzira kujyana mu buzima bwiza uyu muhungu cyarantangaje ibintu gende kubabwira nta muntu w'umukristo watinya gupfa ntago watinya ubuse watinya gupfa uruwe mu Kristo tw'abakristo bazima ntago dutinya gupfa abakristo bazima ntago dutinya niyo bazana amagrenade niyo bazana ibiki nta mukristo watinya kubana we nazapfa nyenye ni Bibiliya yariguye hasi cyo nirindi kubabwira ntago twe dutinya gupfa ahubwo dutinya abagenzi bacu babipfiramo naho ubundi twebwe subonye uyu muntu nayinuriye se ngiye kumwitangira buriya nsanga ari igisasu ninjye cyaye guturika naho twe dutinya gupfa Diakoni wagabanyije umuvuduko usakiraho urimo urakereza amateraniro niba ari 2 ni 2 ubu renze minota 3 minota 3 ntago twaye profita ko nitwaye byaza umusaruro dorugire ihangane tugirire vuba pe kuna amtseo neza pastor amahoro y'Imana bane na Nyaxo ikarita ya muvande akibi nibi kibaho ubu imyaka yose maze kuri iyi paruwasi ndi umuntu wo kwakwa ikarita ngiye kwinjira uzi urugendo rw'isani bura buri cyumweru ngo ngere hano nze guterana urumva reba iyi nkweto yahengamishijwe n'iki ndi umukomisiyoneri hoya ni uguterana kwera nkora buri cyumweru uzi umusanzu natanze kugira ngo uru rusengero rwubakwe murakoze
mbere yuko mbagezaho umushinga ubuyobozi bwaduteguriye muhaguruke dutere agakorasi gato. Nigitangaza nigitangaza ubwo nahawa gakiza kuruntu. Nigitangaza yewe nyabyabana gakiza. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 Umushinga rero nababwiraga nuko tugiye kubaka paruwase nshya. Rero buri nkunga y'umuntu irakenewe. Buri muntu 1000, ariko umuntu uri muri korali cyangwa worship team aratanga 10,000 buri muntu. Yako hera kuri worship team. Uzama miliyoni y'abantu yagendeye kuri urusengero kugira ngo rwubakwe. Inguzanyo twarafashe, twaraburaye, twarabwiriwe. Turwana intumbero imwe ngo urusengero rwubakwe. Ariko mutangiye kudufata gutyo. Oya. Mutangiye kujya mudufata gutya. Ariko nyine muvandimwe, nkuko wubashye uwo mushinga ari nakubaha ibyo ndikukubwira. Ibyo nabyubashye pe. Nabyubashye kandi nanabyumvisha. Ikarita nayibagiwe. Use nawe ndi buterane. Ikarita nayibagiwe. Kambwira none ngo nawe ndi buterane none nisubirire. Aha nta kibazo nje. Akujya ugabanya amahane. Nta mahane mfite amahane uyafite. Babarira ineza urukamo. Yahabuze kubera kutazinduka. Gusa muvandi wamaye ibyicaro. Muvandi wamaye ibyicaro. Niwe mbwiye. Ndabyanze none ujya kundi. Mba nizindukiye. Kuko uyu ni umuntu mukuru. Ni umuntu mukuru nyine yagakwiye kutwihanganira twebwe turi bato. Uza amasengesho aba yarasenze. Muzengwe no nkwereka aho yicarira. Genda mujyana. Namujyana umwereka aho yicara. Muze utaho ujye uzinduka abasaza bamubarira abajeyi. Muze akira ngo icyicaro wicarire. Wa musore we kufite uburere bubarirwa ku mashyi. Muze ntumenye maze imyaka 15 muri urusengero nibwo bwa mbere nkubonye. Urumva ko nshatse nanaguhoma. Ugize Imana ubonye ibyicaro utangiye no kugerekaho n'amagambo yo gusesereza. Umuntu akuriza. Hari ikintu cyakubabwira ubwo imbaraga zanyu n'ubushobozi mufite. Hari byinshi mwagakoze mwabwirukira. Haleluya! Kuba warahiriwe n'ubuzima si ukurusha abandi gukora. Ariko naribagirwa mumfashe ngira umuntu ushimira. Aba muri worship team, aba muri korali, yitabira nibature ndetse akora n'umuganda wo ku cyumweru. Uwo muntu nta wundi ni Nyaxo. Mukomera amashyi cyane.
Nyaxo rero uko mubona ahangaha amaze imyaka myinshi asengera kuri runo rusengero, nanjye ubwanjye nari nasa kuba pasiteri kuri runo rusengero. Nyaxo yasengeraga hano. Nyaxo amaze imyaka myinshi asengera kuri runo rusengero, muri make arambye nk'igiti cya avoka. Niyo mpamvu Nyaxo ufite Bibiliya? Ndayifite pastor, ndayifite. Ntago yayibura, mutumishi wa Mungu, mukozi w'Imana. Niyo mpamvu Nyaxo Karame ni ukuri pasiteri wanjye nubaha. dusomere mu isezerano rya kera mu itangiriro igice cya 6 umurongo wa 3 tumve ko Imana itubwira. Ni ukuri kw'Imana pastor, nta kibazo rwose. Tumve ijambo ry'Imana kuva ku mukozi wa Nyaxo. Nta kibazo rwose. Haravuga ngo dusomere mu isezerano rya kera. Haravuga ngo haravuga ngo abantu pasiteri yavuze ngo dusomere avuga ngo haravuga ngo Imana izamugisha Aburahamu. Nako ngo Yesu ararira. Hola. Nizere ko iyi video yagushimishije kandi ngushimiye kuba umwanya wawe ukayireba. Ikintu cya mbere ugomba kubanza ugakora subscribe hano kuri Afrimax channel, YouTube channel, kandi ushaka kureba n'izindi video zacu nyinshi wakanda hano. Turagushimiye cyane, reka twizere ko tuzakomeza kubana.